Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe, turabakunda cyane. Hari hashize igihe tutongera kuganira, ariko turongeye turagarutse mu izina rya Yesu. Aweho udukurikiye aho uherereye aho ngaho, turagira ngo tukubwire ngo turacari kumwe, turabakunda cyane. Iyi ni channel yitwa Rusangiza TV, kandi turabakunda cyane cyane. Abatari bakora subscribe, ukande aho hari umutuku ukore subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi cyane mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero uyu mwanya dufate umwanya tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi Imana iraduhana umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tubona mu gitabo cya Yobu, ibice byaho 14 umurongo ni wa 7. Igitabo cya Yobu ibice 14 umurongo wa 7 haranditse ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Amen. Uyu ni umugabo witwa Yobu wahuye n'ibibazo. Nubwo wahuye n'ibibazo n'intambara, ariko ntabwo wari wageza ubw'uyu mugabo witwa Yobu. Uyu mugabo witwa Yobu yahuye n'ibibazo utapfa wo kwihanganira, ariko ibi bibazo Yobu yahuye nabyo n'Imana yari yabigizemo uruhare. Gute? Kubera ko ngo Satani yari yiriwe mu isi azereramo, hanyuma ngo abona umuntu witwa Yobu. Hanyuma rero aramwitegereza, abona Yobu uburyo yubaha Imana, uburyo akorera Imana. Hanyuma ngo Imana iramwirata, ibwira Satani ati wabonye umugaragu wanjye Yobu, unyubaha kandi akankunda agakora ibyo gukiranuka. Satani ahinja bati ntago yabura kukuba. Arajya, aranywa, arambara, afite inkamiya, afite abana, afite amazu. Ako kanya Imana bati ntago ari ibyo bituma Yobu anyubaha gusa. Rangije ngo Satani asabiriza Yobu, hanyuma ngo Imana yamubwira ati ntacyo bitwaye, kugira ngo umenye urukundo Yobu angunda n'icyizere mufitiye katamvaho, ndakwemereye fata ibintu atunze n'abana be n'ibiki byose, ariko ubikore urebe ko azanyihakana. Biravuga ngo Imana ishiramo aritikire ingingo imurengera, iramubwira ati ariko nubwo wamugerageza, haleluya, ngwimye ubugingo bwe. Imana ishimwe. Yamubwiye ngo nubwo ibibazo byakubanye byinshi, ariko ntabwo byigeze bikwica. Kuba bitarakwishe rero, Imana yabihaye gasopo. Iravuga ati inzara izamujya, ubushomeri buzamufata, ariko ntabwo azigera apfa. Rero kuba utari wapfa kubw'intambara wahuye nazo, ni ikimenyetso kikwereka yuko ukiri umukandida, ukiri kuri lisite y'abantu Imana yiteguye kugirira neza. Abo turi kumwe muvuge ngo amen. Imana ishimwe. Hanyuma Yobu avuga ngo iki? Avuze iri jambo dusomye, hari habaye iki? Yobu Imana irabyemera, arageragezwa, yewe bigera no ku rugero umugore we aramubwira ati Yobu rero ndabona Imana wizeye idahari, ahubwo yituke uyivuge nabi, nurangiza wipfire. Uyu mugore amaze kuvuga aya magambo, Yobu aramubwira ati uvuze ng'umwe mu bagore b'abapfapfa, ntago twakwakira ibyiza biturutse mu kuboko kw'Imana, hanyuma ngo ibibi nibiza ngo tuyihakane. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntagikeneye kuyivuga neza ari uko wariye, wambaye, wishuriye ikiredi, ahubwo iragusaba kuyivuga neza mu byago no mu makuba. Aho ngaho naho Imana ikeneye icyubahiro cyayo. Hanyuma ngo n'abantu baraza, Yobu baramuhugura, bamubwira ati wasanga warakoze ibyaha, reka tuguhugure, niwenda upfe watuye wihanye neza. Bati nta byaha nakoze. Hanyuma abati nge nashizwe ku minzani, kandi njyewe nubwo ndimo ngeragezwa n'Imana kugeragezwa aka kageni, rangira bati nubwo mumbona umubiri waranshizeho,
ibintu byaranshizeho. Arangije abata ariko nubwo uruhu rwanjye rwabora, amaso yanjye, haleluya, azareba Imana, kandi saa yundi n'ayanjye. Umva ijambo ry'ibyiringiro. Arangije arababwira ati nubwo bimeze bityo ndacyafite ibyiringiro. Arababwira ati kandi gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzivanaho kuba inyangamugayo. Shami irindi jambo twasomye, aravuga ati ngo kandi haracyariho ibyiringiro, mwere kugumya kunsakuriza, mwere kugumya kumbwira ko bicitse, mwere kugumya kumbwira ko mwaye, mwere kugumya kumbwira ko mfuye rubi. Haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka. Ndagira ngo mbwire ngo igiti cyaratemwe, ariko nubwo cyatemwe ntabwo bigeze igishitsi bagikura. Igishitsi rero kuba kitari cyavamo, haracyari ibyiringiro ko kizongera kumera. Haleluya. Bivuga ngo igishitsi kiracyari mu butaka kandi cyategereje kugaburirwa n'amazi, hanyuma kikongera kigashibuka, kandi kikazajya kigira amashami y'ibitontome. Mu yandi magambo, nubwo ibibazo byaje bikagutema, bikaguhungabanya, bikakumerera nabi, ariko haracyari ibyiringiro. Naje kukubwira ngo haracyari ibyiringiro. Haleluya. Haracyari ibyiringiro mama, haracyari ibyiringiro papa, haracyari ibyiringiro musore, haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka. Tupepe Bwana, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Haracyari ibyiringiro. Ubushomeri bwa gitema, uburwayi bwa gitema icyo giti, amadeni yagitema, kubaho nabi byagitema icyo giti, ariko icyo giti kiracyafite umuzi mu butaka. Nashimira Imana ko ubuzima bwawe bugihari, uravuga bikemera, ukagenda bikemera. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko Imana izakugirira neza. Naje kukubwira ngo haracyari ibyiringiro, wongere ukomere, haracyari ibyiringiro. Kubw'iryo jambo ibyiringiro yari afite, Bibiliya iravuga ngo muri 42 arangije avuga ati ngo nzi yuko ushobora byose, kandi nta n'ikibasha kurogoya imigambi yawe yose. Bibiliya iravuga ngo ku murongo wa 12 aravuga ati ngo Imana yibuka Yobu, imuhereza andi mahirwe ya kabiri, hanyuma iramwunamura. Nari mpanuriye ubuzima bwawe. Imana nikunamure mu izina rya Yesu. Imana nikunamure mu izina rya Yesu. Ugiye kwakira andi mahirwe ya kabiri muri uku kwezi dutangiye kwa 11. Wakiriye amahirwe mashya, wakiriye kongera kugirirwa neza n'Imana, kandi ubyakire. Imana ivuganye nawe mu buryo bukomeye mu izina rya Yesu. Akira ayo mahirwe mu izina rya Yesu. Ayo mahirwe ku bana bawe, ayo mahirwe agere ku mugabo wawe, ayo mahirwe agere muri bizinesi yawe, ayo mahirwe agere mu kazi ukora, ayo mahirwe agiye guhindura amateka, agiye guhindura ubuzima bwawe. Kandi abavuze dore nibo bagiye kongera kuvuga ngo Imana ya runaka turayibonye, ni Imana ishoboye byose. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Twarimo tukubwira ngo humura, Imana iracyagufiteho umugambi mwiza, kandi haracyari ibyiringiro. Imana iguhaye andi mahirwe mu izina rya Yesu. Reka dusenge, dushimire Imana iduhaye ayo mahirwe. Imana, mu izina rya Yesu turagushimiye, uri Imana yacu, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari. Umuntu wese wari udukurikiye nahabwe umugisha nawe. Imbaraga z'Imana zibane nawe. Ibyo abantu bananiwe gukora, ikiganza cyawe nikibikore mu izina rya Yesu. Abantu batamuhaye nabihabwe n'ikiganza cy'Imana. Ukuboko kwawe mu izina rya Yesu. Kiza indwara ku bantu badukurikiye ahangaha kuri iyi social media YouTube channel, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka, kiza indwara, kuko ibyiringiro baracyabifite kugikiza, kandi uko wahoze n'uyu munsi ni kuri. Urakoze kubyumvishe, hanyuma duhabwe umugisha nawe. Tubyatse Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ikugirire neza. Turagukunda cyane. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean de Dieu, bita Dawidi, abenshi bazi ku izina rya Kajegerezo. Ndabakunda cyane. Nawe utari wakora subscribe, uyikore, tujye tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Shalom, mugire amahoro mu izina rya Yesu, amen.